urarufite, ntabwo ufite urukundo rukeya muri wowe. Nta bashonje uzi, ntabwo wirirwa umena ibiryo kandi hari abantu bashonje ku irembo iwawe. Tekereza nshuti yanjye kuba wakwemera ugakuramo umwenda wambaye ukawuhereza mugenzi wawe. Uwo muntu waba uhereje uwo mwenda uwumuhaye kubera ko utacitse, uwumuhaye kubera ko utawukunda, uwumuhaye kubera ko wumva nta kindi kintu wamuha cyiza, ugakuramo wa mwambaro wawe. Bakunzi b'umusaraba, bakunzi b'umwami Yesu, ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro aturuka ku Uwiteka. Uwiteka naguha umugisha wowe ugiye gukurikira ijambo ry'Imana kandi ukaba ugiye kubana nanjye muri uyu mwanya mwiza wo kumva icyo Uwiteka adushakaho. Njye muri kumva nkaba nitwa Mugwaneza Felix, akaba ariyo ugiye kubagezaho ijambo ry'Imana. Gusa ndagira ngo mwihanganire utwo tuntu muri kumva turimo dusamira, ahantu ndi n'imvura nyinshi irimo kugwa, kandi ijambo ry'Imana cyangwa se icyo Uwiteka dushakaho ni uko nta nzitwazo tugomba kugira, ahubwo tugomba gukorera Uwiteka haba mu mvura nyinshi haba ku zuba. Nta kintu na kimwe gishagarika umurimo w'Uwiteka. Icyangombwa ni uko mesaje ya Nyiringa bitambuka, abantu b'Uwiteka bakumva ubutumwa bwiza. Nta cyumba rero cyabugenewe mfite cyo kuba nakoreramo kugira ngo mutumva insaku zigenda zinjira muri kino kiganiro. Icyo mbasabye no kugira ngo mwihangane, ahubwo mwumve mesaje Uwiteka ari kugushakaho, wumve icyo Uwiteka ari kugushakaho. Reka dusome ijambo ry'Imana rero tudatinze. Kadusome ijambo ry'Imana dusanga muri Samweli wa mbere ibice byaho 18 umurongo waho wa mbere. Turagenda ndetse no muri Yohana ibice byaho 3 umurongo wa 16. Teme y'inyigisho iravuga ngo tugire urukundo rukwiye, tugire rwa rukundo rwari muri Kristo Yesu. Reka tubanze dusenge mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana. Reka dusengere imitima igiye kwakira iri jambo. Data mwiza, mutanga bugingo, nyaguhora ku ngoma, uri Imana ikomeye, uri Imana ikiranuka muri byose. Urategeka bikaba, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Nyaguhora ku ngoma, dusengeye imitima igiye kwakira iri jambo. Reka mwami iyi mitima uyihindure kandi uhe kwakira amatwi agiye kumva mwami iri jambo ryawe. Reka data aya matwi ni ukuri yumva ijambo ryawe nk'uko bikwiriye. Dayimoni uzibye amatwi y'abantu bakinangira imitima, umukubise hasi mu izina rya Yesu Kristo. Reka abantu bawe data bakira ijambo ryawe uko bikwiriye. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye. Icyo twamaganye n'ikirogoya yose yatuma abantu bawe batakira ijambo ryawe, uwo mudayimoni tumukubise hasi. Urakoze kuri Imana igiye kubana natwe, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana dusanga muri Samweli wa mbere ibice byaho 18 ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uragira uti urukundo rwa Dawidi na Yonatani. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Yonatani, umutima wa Yonatani uhera ko uba agati gakubiranye n'uwa Dawidi, kandi Yonatani agakunda nk'uko yikunda. Maze uwo munsi Sawuli ajyana na Dawidi iwe, ntiyamukundira gusubira kwa se ukundi. Bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano, kuko yari amukunze nk'uko yikunze. Yonatani yijishura umwitero we yari yiteye awuha Dawidi, n'umwambaro we ndetse n'inkota ye, n'umuheto we n'umukandara we. Nuko Dawidi akajya ajya aho Sawuli amutumye hose, akitonda. Abantu bose barabyishimira, ndetse n'abagaragu ba Sawuli. Twakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusome muri Yohana 3:16. Yohana 3:16 haragira hati, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka,
ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Ku ijambo twahereyeho bwa mbere, Yonatani na Dawidi baricaye bagirana isezerano. Reka mbibutse ko teme y'ijambo ryacu rigira riti tugire rwa rukundo rwari muri Kristo Yesu, dukundane urukundo rwa nyarwo. Aha baricaye bagirana isezerano ngo kuko umwe yumvaga akunze undi. Haleluya. Umwe yumvaga akunze undi. Barangije baricara bagirana isezerano. Bakiri aho ngaho ndagira ngo nkwibutse yuko Dawidi we yari umugaragu wo kwa Sawuli, yaje ari umugaragu. Yonatani akaba yari umwana w'igikomangoma. Ariko umwana w'igikomanga arangije areba Dawidi aramukunda. Amaze kumukunda, rimwe mu masezerano bagiranye, nubwo tutari twiciye aho ngaho, ariko Bibiliya iratubwiye ngo bagirane isezerano. Hari amagambo baganiriye, bamaze kuyaganira yerekeranye n'ubushuti bwabo. Bamaze kugirana ayo masezerano, Yonatani arangije akuramo umwitero awuhereza Dawidi. Haleluya. Aramubwira ngo akira uyu mwitero wambare. Ndagira ngo nkubwire iki cyari ikimenyetso ntakuka cyo gukuramo umwenda wambaye warangiza ukawuha mugenzi wawe. Yawukuyemo arangije awuhereza Dawidi nk'ikimenyetso cy'urukundo yari amukunze. Cyari ikimenyetso kivuga ngo nakwemera nkambara ubusa ariko wowe ukambara. Haleluya. Yakuyemo umwitero warangije arawumuha. Tekereza nshuti yanjye kuba wakwemera ugakuramo umwenda wambaye ukawuhereza mugenzi wawe. Uwo muntu waba uhereje uwo mwenda uwumuhaye kubera ko utacitse, uwumuhaye kubera ko utawukunda, uwumuhaye kubera ko wumva nta kindi kintu wamuha cyiza, ugakuramo wa mwambaro wawe. Tekereza nshuti yanjye mu myenda wambara kuba wafatamo umwenda mwiza, wa wundi wambara ugiye gusenga, ka gakanzu wambara ugiye gusenga, ukagahereza inshuti yawe, umwe muri ba bakobwa muririmbana, umwe muri ba badamu mugendana, umwe muri ba bavugabutumwa mubwirizanya ubutumwa bwiza, umwe muri ba bakene batuye ku irembo iwawe, umwe muri ba bakene mukubitanira mu nzira. Ugafata umwambaro wawe ukawumuha muri ya yindi ukunda, utitaye kuvuga ngo iyi veste yanjye ni nziza, utitaye kuvuga aka gakweto kanjye ni keza, ukakamuhereza. Uwo muntu ni rwa rukundo uba umukunze. Ahangaha nicyo uyu nguyu yakoze, arangije afata umwitero awuhereza Dawidi nk'ikimenyetso cy'uko amukunda. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo hari abantu bakubwira ko bagukunda, nawe hari abo ubwira ko ukunda, ariko hari ibimenyetso bigendana n'urukundo bikava muri bya rukundo bita ngo ni urukundo rw'urumamo. Hari icyo bita urukundo rw'urumamo, gukunda umuntu nyamara nta kigaragaza ko umukunda, yanahindukira yewe ukaba wamuhema. Hari ibintu bigaragaza urukundo. Iki ni ikimenyetso cya mbere cy'urukundo. Iyo ukunda umuntu uramuha, kandi iyo ukunda umuntu nawe uratanga. Hari abantu ubwira ko bakunda, wabahaye iki mu buzima bwawe? Mureke mbabwire, nababwiye ngo teme yacu ni urukundo. Teme y'iri jambo ni urukundo. N'umutwe w'amagambo uravuga ngo urukundo rwa Dawidi na Yonatani. Wowe urukundo ufite ni uruhe? Urukundo ukunda mwene so ni uruhe? Urukundo ukunda inshuti zawe mugendana? Ndagira ngo ubitekerezeho, utekereze muri ba bantu mugendana. Ese nta muntu urimo wambaye ubusa? Ndagira ngo ubitekerezeho mu bantu mugendana. Ntabwo ufite ibitenge byarenze garderobe, kandi mu bamama mugendana harimo abamama bahora mu gatenge kamwe nako kabasaziyeho. Mu basore mugendana nta musore ufite inkweto yataye taro kandi ufite inkweto zabuze aho zijya muri etajeri, kandi witwa ngo ni inshuti zawe murahorana ngo ndagukunda, ngo ntago namara umunsi wose ntamuhamagaye. Uranamuhamagara nibyo, ariko se mu by'ukuri ikintu ubona umukorera mu buzima ni igiki? Ntago yambaye ubusa kandi mugendana. Urukundo Kristo Yesu atubwira ngo tugere mu kirenge muke urarufite, ntabwo ufite urukundo rukeya muri wowe.
nta bashonje uzi, ntabwo wirirwa umena ibiryo kandi hari abantu bashonje ku irembo iwawe. Yo, tugire rwa rukundo rwari muri Kristo Yesu. Ndagira ngo Dawidi na Yonatani muri kano kanya batubere urugero rwiza, batubere urugero rwiza rw'abakundana. Ngo nuko Yonatani arangije yikuramo umwitero awuhereza Dawidi, arangije muri ako kanya yafata inkota yiwe, arangije arayimuhereza. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, iyi nkota Sawuli yahereje, iyi nkota Yonatani yahereje Dawidi, cyari ikimenyetso cyo kuvuga ngo natanga ubuzima bwanjye ku bwawe. Iyi ni inkota, ni ingabo, ni intwaro yitwazaga, ni intwaro yamurengeraga igihe ahuye n'ababisha. Ariko arangije muri ako kanya ayihereza Dawidi, aravuga ngo akira ubashe guhangana nawe. We yemera gusigariraho muri ako kanya. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ahura n'abashaka kumugirira nabi muri ako kanya, ntabwo yari kurenga aho ngaho, kuko nta ntwaro yari afite yo kumurwanirira, yari yayihereje uwo bagiranye ubucuti. Yesu ashimwe. Ubwitange wowe ugirira mugenzi wawe ni ubuhe? Ahangaha yari yemeye gushyira ubuzima bwe mu kaga, ariko wowe urimo uragira miliyoni kuri konti ukumva nta n'umuntu wahaho n'ibihumbi 10 byo kurya. Uragira ibihumbi 10 ukumva nta n'umuntu byibura wahaho n'igihumbi cyo kurya. Yo, Imana idufashe cyane, tugire urukundo, tugire rwa rukundo rwari muri Kristo Yesu. Abantu babuze urukundo muri no minsi, ariko icyo Kristo ari kudushakaho ni ukugira urukundo, tukagira rwa rukundo rwa kivandimwe, ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ugashaka uko wifuza kuramuka, ugashaka no ko mugenzi wawe agomba kuramuka. Icyo nicyo turi kubura. Amashyari yisha abantu. Uri kubona mugenzi wawe ajyanye umwana mu ishuri ryiza, ukavuga ngo kubera iki? Ariko nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo ugomba kugira rwa rukundo rwari muri Kristo Yesu. Abantu mu kazi barimo bararwanyana, reka nkubwire nshuti yanjye, wowe uri kurwanya mugenzi wawe mu kazi, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bintu nta mugisha birimo. Icara usabe imbabazi, wifurize mugenzi wawe mukorana gutera imbere, mwifurize iterambere mu izina rya Yesu. Ndagira ngo tugire rwa rukundo rwari muri Kristo Yesu. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, umwifurize ibyiza. Icyo mugenzi wawe adafite umuhe, icyo mwifuza ko abandi babagirira, ndagira ngo namwe mujye mukigirira abandi, kuko ariko Imana ibishaka. Urwo ni rwo rukundo Imana iri kwifuza mu bantu bayo. Ndagira ngo nkubwire ngo kubwira mugenzi wawe ngo uramukunda, ariko nta kimenyetso cy'urukundo mugaragariza, urwo rukundo ruba rupfuye. Urwo nta rukundo rurimo. Urukundo rudasura mugenzi wawe ari mu bitaro, urwo nta rukundo rurimo. Urukundo rudasura mugenzi wawe ari mu nzu y'imbohe, urwo nta rukundo rurimo. Muve mu mibare yo gutekereza ngo uratakaza ibi kuri uyu nguyu. Kora inshingano yawe, inshingano y'urukundo, ibindi bibaze Kristo. Kristo niwe uzakwitura ku byo ukora. Njyewe ibyo ungirira, nshaka kutabona icyo nakwitura, ariko Kristo wenyine azakwitura. Ujye umwibutsa imirimo wagiye ukora, Kristo wenyine azakwitura. Icyo nicyo kintu ugomba gukora cyonyine. Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ahangaha kubw'urukundo Imana yadukunze itegereje ikabona ko umuntu we yagiye kurimbuka, kandi Imana yaramuremye imukunze, irangije iravuga ngo hoya ntabwo byakunda. Irangije iteranya inama mu ijuru, iravuga ngo ninde wajya gucungura bari abantu bari mu isi, mu bizima n'abamarayika habura uwamanuka. Ariko Kristo arangije aratureba, atugirira imbabazi, urukundo ruramwuzura. Arangije aravuga ati Bana ndahari. Yo, Yesu ashimwe. Aravuga ati ngewe ndagiye, ati reka njye gucungura bariya bantu. Imana nayo irangije irareba, ifata umwana wayo w'ikinege kubw'urukundo yari idukunze. Haleluya. Kubw'urukundo ukunda mwene so watanga iki? Uwiteka ko yemeye agatanga umwana wayo w'ikinege, we watanga iki kubw'urukundo ukunda mwene so? Watanga iki? Ese watanga iki? Watanga iki? Baza umutima wawe ngo watanga iki ku bwa runaka.
reba muri za nshuti zawe, watanga iki ku bwazo? Reba muri za nshuti zawe, ese wakwemera ko zibaho neza? Hari igitambo watamba? Imana yaratambye itamba Kristo kugira ngo tubeho. Wewe watanga iki kugira ngo mwene so abeho? Dore mwene so, hari mwene so uri mu bitaro, ararwaye, yabuze amafaranga yo kumukorera operasiyo. Watanga iki kugira ngo ubuzima bwe bwongere buzamuke? Hari mwene so uri kuburara, watanga iki kugira ngo yongere arye amererwe neza? Hari mwene so uri kurara mu mbeho basohoye, watanga iki kugira ngo yongere arare mu nzu nk'abandi? Hari mwene so wambaye ubusa, watanga iki kugira ngo yambare? Kristo yaritanze ku musaraba kugira ngo wowe ukunde ubeho. Wowe igitambo watambira mwene so ni ikihe? Watamba iki? Ni iki watanga? Urukundo wirirwa uririmba ni uruhe? Urukundo wirirwa uririmba warugaragaza mu buhe buryo? Urukundo wirirwa uririmba, ngo abantu bakumazemo urukundo, ntago ari abantu uri gukorera, urimo urakorera so mu gihugu cyo mu ijuru. Ntago ari abantu uri gukorera, urimo urakorera iyera, urimo urashaka imirimo uzibukirwaho. Ntago ijuru ari ryo gukingura gusa ubwira abantu ngo barambabaje, ngo barampemukiye. Oya, kora neza, kora imirimo uzibukirwaho, kora imirimo uzibutsa Uwiteka ubwo uzaba ugeze ku ntebe y'urubanza. Iyo mirimo Tabita yapfuye, abantu abapfakazi, imfubyi baraje baricara bararira baraboroga. Uwiteka yitegereza amarira yabo, arangije agarura Tabita mu buzima. Kubera imyambaro yajyaga adodera abakene n'abapfakazi. Imirimo wowe yakugarura ni iyihe? Imirimo uzibukirwaho ni iyihe? Ni uruhe rukundo ufite uzibutsa Uwiteka nawe akaba yagira impuhwe? Ndagira ngo ubitekerezeho nshuti yanjye. Tekereza ku rukundo ukunda mwene so. Tubonye ko Imana yakunze abari mu isi cyane igatanga umwana wayo w'ikinege. Urwo ni urukundo. Tubonye ko Yonatani yakunze Dawidi, yarangiza agakuramo umwitero, yarangiza akawumuhereza, agafata inkota akamuhereza kubw'urukundo yari amukunze. Yeremeye akuramwo aramuhereza. Urukundo ukunda mwene so ni uruhe? Mwene data, urukundo ukunda mwene so ni uruhe? Tugana ku musozo, tugire rwa rukundo rwari muri Kristo Yesu. Reka ngushimire, reka ngarukiriza aho ngaho. Ariko nimba ukeneye ko twavugana cyangwa twasengana Imana, cyangwa hari icyifuzo ufite cyangwa igitekerezo, ukeneye no gutera inkunga uyu murimo w'Imana, kuko hari ibikoresho ntafite byatuma mbasha kubwiriza neza cyangwa mvuga ijambo ry'Imana uko bikwiriye, wamvugisha kuri nimero 0785383302, 0785383302. Imana y'amahoro niguha umugisha, Imana y'amahoro ikwishimire. Data, mu izina rya Yesu nsengeye umuntu wumvise iri jambo ryawe, akeneye mwami guhinduka akagira urukundo, ariko nta mbaraga afite zo kurekura ibyo afite, nta mbaraga afite zo kurekura ibyo wamuhaye ngo akoremwe agire icyo yigomwa. Mu izina rya Yesu Kristo, uyu mudayimoni muriganye ndamukubise, ndamumenaguye. Reka Uwiteka umwambike imbaraga mwami, reka ibiganza bye bihabwe umugisha, ibiganza bye bitangire kwakira muri kano kanya, kuko nawe yemeje gutangira kurekura. Mu izina rya Yesu Kristo, reka atangire kwakira, wabiganza utangira kwakira mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami, icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Amen.